Haleluya. Turashimira Kristo uduteje intambwe nshya nanone n'andi mahirwe Imana iduhaye. Turabatsinze no kurushaho, turi muri Kristo Yesu. Nta kintu na kimwe Kristo atahishura. Iyo ushoye mu kugumana nawe urimo wubaka ubuzima butabamo urujijo. Iyo umuntu afashe icyemezo cyo gushora mu kugumana na Kristo, aba arimo yubaka ubuzima butarangwamo urujijo, kuko Kristo ahishura buri kimwe. Kristo ni itabaza ry'ibirenge by'abamwizera. Nimba wizera Kristo, nta mwijima uzaba mu buzima bwawe. Yobu yarabihamije mu gice cya 29 utangiye gusoma umurongo wa 3 n'uwa 4, ubona avuga ukuntu umucyo w'Uwiteka wagiye ubana nawe mu bihe byose by'umwijima yagiye anyuramo. Wowe urinde, nje ndinde, ku buryo Imana itanyereka nagaragaje ko nyishaka. Bibiliya iravuga ngo nimunshaka muzambona. Dufite rero gufata ibishoro bikomeye tukabishora mu gushaka Imana, kuko abayishaka bakayishakana umwete ku manywa na nijoro barimo barayibona, irimo irigaragaza. Nta na rimwe Imana ijya yishimira kubaho nk'ubwiru yihishe, no, yishimira ko abantu bayo babana nayo. Nicyo ijambo ry'Imana ryatweretse mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 6. Bibiliya yatubwiye ngo ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe. Niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka. What does it mean? Kristo akiranukira kugira ngo ubuntu bwe mu buzima bwacu, kuko Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8, bavuga ngo muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira. And we know we have defined Holy Spirit as unlimited presence of God, cyangwa ubuntu bw'Imana bubera hose icyarimwe. So iyo ufite ubwo buntu bw'Imana bubera hose icyarimwe, ni Kristo bufite mu buzima bwawe. Twibuke Kristo ubwe yaravuze ngo ni njye mutsima utera imbaraga. Aricyo cyatumye ahamya ubwo Satani yashakaga kumugerageza mu gitabo cya Luka igice cya 4, amubwira ngo nimba uri umwana w'Imana, hindura umutsima ukoresheje ibuye uwubone. So then ubwo buntu Kristo yakomeje akoresha nibwo bwagiye butuma aza ku munyembaraga nyuma. Izo mbaraga afite nizo ziturimo, kuko biravuga ngo zimwe zamuzuye mu gituro nizo zidukoreramo. Iyo usomye rero iyi muri Luka igice cya 1 gukomeza, nibwo Satani yamubwiraga ngo mbese ko ushonje wahinduye rino buye umutsima. Ariko Kristo aramubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka nayo ni ibiryo. So biba ikibazo mu buzima bw'umukristo iyo ibitekerezo bye bitangiye kumwereka ko kugira ngo arye gusa bisaba kuba yafashe umutsima wavuzwe mu nkono cyangwa mu bundi buryo. Oya, birakwiye ko umuntu atungwa n'ibintu bibiri. Iyo hatari umutsima w'umubiri usanzwe, haba hari umutsima w'umwuka. Hanyuma bisaba balance cyangwa guhuza neza umutsima utunga ubuzima bw'umwuka n'umutsima utunga ubuzima bw'umubiri. Iyo kimwe ari cyo witayeho gusa, balance yawe irangirika. Haleluya, haleluya. Turacyasoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Ezira mu gice cya 8 umurongo wa 21-22 abavuga ko byabaye ngombwa ko biyiriza. Yategeka abantu ngo biyirize. Kubera iki? Ngo bayoboze Imana inzira itunganye bakwiye kunyura, ndetse n'abana babo n'ibintu byabo. Rimwe na rimwe bisaba ko twiyiriza, apana kugira ngo Imana igire ikihindukaho, ahubwo twebwe kugira ngo imitima yacu irusheho kwakira ubuntu budasanzwe, cyangwa igire access ku bintu bimwe na bimwe. Kuko imbaraga z'umubiri usanzwe iyo zibaye nyinshi, kamere irinjirira.
ukuvuga ngo iteka apeti y'umubiri Satani ashobora kuyikoresha atuma utabona neza ikintu cy'ubwiza bw'Imana. For example, iyo unaniwe nta kibazo kiri mu kunanirwa, ni umubiri uba unaniwe, ariko Mwuka Wera nimba aje kukureba ngo usenge agasanga kunanirwa kwawe kubaye intandaro yo kudasenga, bikubereye icyaha, ndetse Satani yanurira ku izo ntege nke yinventinga ibitekerezo bye bitandukanye muri wowe, ukaza gusanga wabikoze, ukaza gusanga wabihaye attention mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe utari uzi ko byagenda gutyo. So gusenga no kwiyiriza ubusa ni kimwe mu bintu bizana imbaraga ziva kuri Kristo n'Umwuka Wera, ku buryo Satani abura urwaho rwatuma agira aho yinjiriza igitekerezo cye icyo ari cyo cyose. Haleluya. Then turacyasoma ijambo ry'Imana hano. Reka turebe urwandiko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 3, umurongo wa 39 kugeza ku wa 40. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi. Number 1 ni ukugira ngo mu byo yamaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzazikure ku munsi w'imperuka, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Then umurongo wa 40, kuko icyo Data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Haleluya. Iyo Kristo amaze kwinjira mu buzima bwanjye cyangwa bwawe, atangira gukiranuka kugira ngo wowe ube inzu agomba gutwara igakorerwamo ubushake bwe. Then why ibyo abikora? Arabivuze muri Yohana, aravuga ngo kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi ngibi. Ikintu cya mbere Kristo aba ashaka kandi aribwo bushake bw'Imana, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza we, umwitegereza Kristo akamwizera, ahabwe ubugingo buhoraho. Hanyuma nawe ubwe azakuzura ku munsi w'imperuka nuramuka ushoye muri icyo. Kuko icyo Data ashaka ari ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Kristo afite ubushobozi bwo kuzura ibitekerezo byacu, arabizura abizurishije ijambo rye ritura muri twe. Iteka iyo umukristo afite ijambo rya Kristo rituye mu buzima bwe, aba afite ubuzima bw'utwara iyo nzu. Iyo nzu ibiri mu mbaraga zidasanzwe. So iyo tuvuga heavenly reward, tuba tuvuga mbere na mbere ubuntu bushingiye ku cyizere no kumvira umukristo yakira iyo agumye muri Kristo Yesu. Wasoma igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 26 kugeza ku wa 27. Wenda twahasoma Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 26 kugeza ku wa 27. Biravuga ngo unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Then azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe, nk'uko nanjye nabihawe na Data. Ni Kristo uvuga. So clearly bigaragaza ubuntu budasanzwe buba ku bakristo iyo bafite kumvira ijambo ry'Uwiteka. Wagaruka mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 12,
nibwo Bibiliya ivuga ngo ahubwo muhugurane iminsi yose. Iyo usubiye ruguru gato ku murongo wa 12 bavuga ngo nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Irinde he kugira ikintu cyose kizana akantu ko kutizera Imana muri wowe, kuko kwizera ni ikimenyetso cy'imbaraga n'ubwenge budahinyuzwa muri Kristo Yesu. Umukristo ufite kwizera nta kintu na kimwe cyamunyeganyiza. Ijambo ry'Imana reka ribe muri twe, reka ritugwiremo, ridukomeze kandi riduhishurire iby'ubwiza bw'Imana n'ubwiru bwayo none n'iteka ryose. Amen. Dukomeze ku munsi w'ejo. Iri jambo riraryoshye. Imana iguhe umugisha rwose.